Bene data, nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza mwese aho muri. Hari abari mu gihugu cy'u Rwanda, hari abari mu migabane itandukanye y'isi. Mwese aho muri ndabasuje mu izina rya Yesu. Bifurije amahoro y'Imana, bifurije kugubwa neza, ukuboko kw'Imana gukomeze kubane namwe. Njyewe mubona kuri kamera, amazina yanjye nitwa Vestine Murengezi. Ndi umumama w'abana babiri, mfite umutware. Ibyo nabyo ndabishimira Imana kuko n'umugisha Imana igitanga muri ubwo buryo. Imana yo kwizerwa nihabwa icyubahiro. Rero ndabashimiye kuri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Turanezerewe cyane kuko turi mu bihe byo kuvuga Imana. Turi mu bihe byo kuvuga gukomera k'Uwiteka. Haleluya. Turi mu bihe byo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi Imana iduhagurukije nk'abakozi bayo kugira ngo duhagarare mu isi tuvuge imbaraga zayo. Haleluya. Rero uyu mwanya mfashe kugira ngo tuganire, ndagira ngo mbamenyesha yuko hari TV ifungutse, hari umurongo Imana ifunguye, umurongo w'ivuga butumwa. Yesu ashimwe cyane. Ni umurongo mushya abantu benshi batamenyereye, ariko bite dufite cyangwa se intego dufite niyo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Tuje kwamamaza inkuru nziza y'umusaraba. Tuje kwamamaza Kristo watubambiwe ku musaraba. Tuje kuvuga Imana. Imana ishimwe cyane. Tuje kuvuga kugira neza kw'Imana, kuko igihe tugezemo n'igihe abantu bakeneye Imana. Igihe tugezemo n'igihe abantu bagomba kuva mu bitotsi bakamenya ko hari Yesu wapfuye akazuka ku buzima bwabo. Imana yacu nishimwe nihabwa icyubahiro. Rero turashimira uyu murongo Imana ifunguye. Hari n'indi mirongo Imana izazana kuko tugeze mu gihe cy'ububyutse. Imana ishimwe. Imana irashaka ko yamamara mu isi, kandi hagurukije ubwoko bwayo, hagurukije abantu yatoranyije kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bugere ahantu hose. Imana yacu nishimwe kandi nihabwa icubahiro. Rero ndagira ngo tuganire gatoya ku ijambo ry'Imana, hanyuma dusenge, hanyuma mbabwire ibindi Imana yashyize ku mutima bijyanye n'umuhamagaro wanjye. Kuko hari abenshi bashobora kwibaza ati se Imana yaguhamagaye ute, bakagira amatsiko. Abo bose ndabamara amatsiko kugira ngo mbabwire iby'umuhamagaro wanjye, uburyo Imana yagiye imuhamagara. Imana nihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka aramubwira ati, witinya. Haleluya. Uwiteka aramubwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Uwiteka, Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, turagushimiye kuri Imana nziza, uriho, wahozeho kandi uzahora iteka ryose. Hahirwa abakwizera, hahirwa abakwiringira, hahirwa abagushakana umwete, abo bazakubona. Turagushimiye kuko uri Imana twabonye mu buzima bwacu. Turagushima kuko uri Imana yatwiyeretse muri byose. Icyubahiro ni icyawe. Turabaga baguhamya imbaraga zawe, turabaga baguhamya ko uri Imana nyamana. Oh, haleluya. Uri Imana, uri Imana, uri Imana. Icyubahiro cyawe kizahora iteka ryose. Ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye muri uyu mwanya. Mwuka wera unyobore, umpe icyo kuvuga kandi ushoboze, kandi uyu mwanya utubere umwanya w'umumaro kubazumva ijambo ryawe, ndetse n'abazumva amagambo yose turi buganira aha ngaha. Udushoboze kuko uri Imana, utugirire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Bene data bavandimwe, nagira ngo tuvuge gato kuri amagambo y'Imana. Iki ni igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya ari mu bahanuzi bakuru. Aha ngaha Imana ari muhamagaye nk'umuhanuzi. Imana ihamagariye amahanga. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko ijambo ry'Imana rinzaho riti ngo nakumenye kera ntarakurema mu nda ya nyoko. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo Imana yatumenye kera. Haleluya. Nkuko yagendeye umuhanuzi Yeremiya, iramubwira ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari nkuzi. Yesu ashimwe cyane.
Imana ihabwa icyubahiro. Narakurema mu nda ya nyoko, narakwejeje utaravuka. Ayo niyo magambo Imana yagendereye irimubwira. Icyambere yamubwiye nuko yamubwiye kwimuza. Haleluya, Yesu ashimwe. Imana iyo tugendereye kenshi iduhamagaye izitubwira ngo nakumenye kera, ndakuzi, nkuza amazina yawe, nkuza uvuka, nkuza ukura, mbese ibanza kukubwira yuko ikuzi. Yesu ashimwe cyane. Imana ibwira Yeremiya ngo nakumenye kera utarabura urusoro mu nda ya nyoko, ngo nkushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Iri jambo narisuye rivuga ngo nkushyiriraho, bivuga ngo umuntu wese uriho, umuntu wese uhagaze, umuntu wese Imana yaremye, hari icyo Imana yamushyiriyeho. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, uko byagenda kose, utitaye aho wavukiye, utitaye aho wakomotse, utitaye ku mazina yawe, utitaye ku mibereho yawe, utitaye uko wavutse, hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Mana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Rero iramubwira ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mana yacu ishimwe cyane. Rero nshatse kuvuga gato ku muhamagaro Imana yaduhamagaye. Mana ishimwe. Imana yatumenye kera tutaravuka, inaduhamagara, yaduhamagaye kera kuko twebwe twari mu bitekerezo by'Imana. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Twari mu mugambi w'Imana. Imana yadufite mu bitekerezo byayo. Nuvuga ngo tujya kuvuka, Yesu ashimwe cyane, Imana yari tuzi. Imana ihabwe icyubahiro. Umwana ashobora kuvuka ari inzobe, ashobora kuvuka ari igikara, ashobora kuvuka, Imana y'ibibizi kuruta uko twebwe tubona umwana avutse uwo munsi. Imana ibarakumenye kera. Mana yacu nishimwe. Iramubwira ngo rero nagushyira ku muhanuzi uhanura amahanga. Yeremiya aravuga ngo nuko ndavuga nti nyamuneka nyagasani ntago nzi kuvuga. Yesu ashimwe. Ariko Uwiteka aramubwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko nzagutuma, abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Imana ishimwe. Iyo Imana iduhamagaye, Imana yacu ihabwa icyubahiro, tugomba kuvuga icyo Imana itubwiye. Imana ishimwe. Tutagiye mu marangamutima, tudatanukiye ngo tujye mu bindi, kuko Imana yambwiye ngo icyo uzavuga nicyo nzakubwira. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana yacu nishyirwe hejuru. Oh haleluya. Oh takire bene vozo tayi. Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwiringirwa. Dusomye mu Baroma naho hari amagambo avuga neza, ibice 8 ku murongo wa 29, ngo nuko abo yamenye kera yabatoranyije kera ngushyiriraho, kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranyije kera yarabatsindishirije. Haleluya. N'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Imana ishimwe cyane. Natinze ku ijambo rivuga ko Imana yatumenye kera. Iyo tuvuze ngo Imana iraduhamagaye, ntabwo tuvuga yaduhamagaye kera. Yesu ashimwe cyane. Imana yadutoranyije kera, ngo kandi abo yatoranyije ngo yagize gute, yarabatsindishirije. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishyirwe hejuru. Imana niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa bene data. Njyewe igihe maze nkorera Imana, mbonye ikintu cyitwa umuhamagaro ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Yesu ashimwe cyane. Bisaba guhagarara neza ukumva icyo Imana ivuganye nawe, kuko ndi umuntu wamaze igihe nabasha kwakira umuhamagaro w'Imana. Bitewe n'iki? Bitewe nuko hari ibindi numvaga nshoboye gukora ariko bitarimo cyane gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Naragiye mu bintu by'ubucuruzi, numvaga ndi umucuruzi, zaba mu mucuruzi ukomeye, yewe natangira no gucuruza ndi umwana, ntangira gukura ncuruza. Ubwo numvaga ariho hantu ibitekerezo byanjye byerekeje, numvaga ariho hantu uzatinda, ariho ubuzima bwanjye buri. Rero kumva Imana imbwira ngo haguruka unkorere, ndi Uwiteka Imana yawe, ntago nahitaga mbyakira neza. Yesu ashimwe cyane. Ntago nakiraga iryo jwi ry'Imana. Imana yacu tugirire neza. Ariko muri iki gihe ndashima Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwiringirwa, kuko ngeze mu gihe cyo kwakira umuhamagaro, kumva ko Imana impamagaye kandi nkayikorera. Imana yacu nishimwe. Rero Imana ihamagara mu buryo bwinshi. Imana ihamagara mu buryo bwinshi. Yewe Imana ishobora no guhamagara umuntu ikamuzana mu rusengero ikeneye ubugingo bwe gusa. Yesu ashimwe. Kugira ngo uwo muntu azajye mu ijuru, ubugingo ari bwe, uwo muntu akajye mu materaniro bisanzwe. Yewe ariko nta n'undi murimo akora mu itorero, ariko Imana ishaka ubugingo bwe.
Imana ishimwe cyane. Ariko hari undi muhamagaro Imana iduhamagarira ufite inshingano. Yesu ashimwe. Ufite uburimo ugomba mbese ukasa nkaho ufite umutwaro kuri wowe. Haleluya. Uwo niwo muhamagaro Imana iduhamagariye. Rero uyu muhamagaro niwe ngira ngo mvugeho. Imana ishimwe. Kuko niwe Imana yampamagariye. Umuhamagaro wo kwikorera umutwaro, umuhamagaro wo gusengera igihugu, umuhamagaro wo gusengera itorero, umuhamagaro wo gusengera abanyabyaha ngo bakizwe baze kuri KRISTO, umutwaro wo kwikorera ibibazo by'abandi. Uwo niwo muhamagaro Imana iduhamagariye. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Oh haleluya, haleluya. Rero Imana iduhamagara iradutegura, kuko n'umusirikare ujya ku rugamba haraho abanza guca. Haleluya. Umusirikare iyo yemewe nk'umusirikare w'igihugu hari ahantu abanza gucishwa. Uwo niwo mutegura Imana iduha kugira ngo tuzahagarare neza mu murimo wayo, tudafite ubwoba, duhagarare dushize amanga, tuvuge imbaraga z'Imana kandi tubwire abantu ko KRISTO ari umwana. Mana yacu nishimwe kandi habwe icyubahiro. Rero hari uwo muteguro Imana iducishamo kugira ngo tugende tudafite ubwoba. Haleluya. Kuko isi irimo byinshi biteye ubwoba ndetse bihahamuye abantu, ariko umuntu Imana yateguye neza. Haleluya. Uwo muntu azahangana n'isi kandi azavuga ubutumwa bw'Imana. Oh haleluya. Imana nishimwe cyane. Rero umuteguro warabaye, hari byinshi nagiye ncamo mu buzima, nagiye ncamo bukomeye, nzabaha ubuhamya. Aho hantu naciye niho negereye Imana cyane, niho nashatse Imana cyane, niho negereye Imana, Imana irushaho kungenderera. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana iguhamagaye akenshi ushobora kumva ijwi ry'Imana, ushobora kugira inzozi, ye ushobora guhura n'umuhanuzi akaguhanurira, akakubwira ko Imana igushaka kandi ishaka kugukoresha. Njyewe rero numvishe ijwi ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haba no kurohota nagize inzozi Imana impamagara, ariko inshuro nyinshi numvishe ijwi. Yesu ashimwe cyane. Mu minsi yashize mbere ya korona ho gatoya haje ijwi ry'Imana, namaze iminsi igera kuri 2 ntararya. Ijwi ry'Imana riraza rirambwa ngo mbese ko naguhamagaye ukaba utankorera. Oh witeka we, ko naguhamagaye nakugiriye neza. Imana itondekanya ibyo yagiye inkorera, imbwira uburyo yagiye indinda, imbwira uburyo yagiye seruka igatabara, irambwira ngo naraguhamagaye ngo unkorere, none ntabwo uri kunkora. Oh ndi mu bihe byo kubwira Imana ngo ma umfashe umbabarire kutakumvira. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko ndashima Imana ko mpagaze mu gihe numva mpagurutse kuvuga Imana, mpagurutse bya bindi byose nabitaye, mpagurutse bya bindi byose nari nishingikirijeho, bwa buzima nashakaga, bya bindi nirukiragamo byose nabaye mbipowesheje kugira ngo nkorere Imana. Niba hari ikintu gitera ubwoba bene data nukumva ijwi ry'Imana. Imana ivuganye nawe, ngevuga ijwi riza ntanasinziriye, ndi maso ndeba, ataruba ngo nuguhishurirwa, rirambwira ngo naraguhamagaye ngo unkorere ariko ntabwo uri kunkorera. Nari njagaraye, nari muri byinshi bitandukanye, ariko ndashima Imana ko numva ndi mu gihe cyanjye kiza cyo gukorera Imana. Rero uwo muteguro wabayeho, bimfasha kwegera Imana, bimfasha gushaka Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero aho ngaho narindi niho umuntu ajya agera rimwe na rimwe ugasanga habayeho kutumvira umuhamagaro w'Imana. Kuko akenshi muri kamere y'abantu usanga dushaka kwicira inzira, usanga dushaka kujya mu cyerekezo dushaka, ariko hari icyo Imana barakuvuzeho, hari n'umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Rero habayeho kutumvira, kuko nagiye muri bwa bucuruzi bwanjye, nabaye nka Petero. Cyagiye Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo yewe Petero, ntabwo uzongera kuroba amafi ahubwo ugiye kujya uroba abantu. Tubisanga muri Yohana 21 ku murongo wa 3. Yesu abwira Petero, aramubwira ngo ntabwo uzongera kuroba amafi ahubwo ugiye kuroba abantu. Nuvuga ngo akazi Petero yararimo Yesu yaraje kukamukuramo, aramubwira ngo ngwino ufatanye nanjye kuzana abantu mu gakiza. Yesu ashimwe cyane. Rero hari igihe cyageze Petero abwira abishwa ati tujye kuroba, kandi mu by'ukuri Petero yavuganye na Yesu ko amuhamagaye, ariko arongera kinyuma ajya kuroba n'abandi bigishwa. Niho bamaze ijoro ryose ngo batere icundura. Kandi reka nkubwire, Petero mu special yari umuntu uzi kuroba, ariko ngo ijoro ryose
nta kintu bafashe. Kubera iki? Yataye umuhamagaro Yesu yari yamuhamagariye. Oh mana we, rero akenshi iyo dutaye umuhamagaro, iyo dutaye icy'Imana dushakaho, iyo tuvuye mu mugambi w'Imana, nibyo tugiyemo byose nta kintu bitumarira. Usanga ntacyo turi gukora, usanga ntaho tugera, kuko tuba twagiye mu cyerekezo twebwe twishakira. Rero nabaye nka Petero, nagiye mu bucuruzi, yewe umva ngaho Nairobi, ngaho Kampala, ariko reka nkubwire, niba hari icy'Imana yakuvuzeho, niba hari umugambi w'Imana, uko byagenda kose uzakata ukate, ariko uzagaruka wisanga uri mu mugambi w'Imana, kuko n'icy'Imana yaguhamagariye, n'icy'Imana yakuremeye. Ntabwo Imana ishaka kurema umuntu gutya gusa, Imana irema umuntu imufiteho umugambi. Yesu ashimwe cyane. Ndi mu bantu bamaze guhomba amafaranga atari makeya, ariko mu bintu nashobora gukinisha kugeza kuri uyu munsi, sinshobora gushinga business ngo njye kwiseta ngo mpere nimugoroba ngeze mu gitondo ngeze nimugoroba, ngo ntabwo bishobora, ntabwo bishobora kuvamo, ntabwo nanabitekereza, kuko ntabwo bishoboka. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana iduhamagariye kuyikorera, kandi no mu buzima bwacu bwa buri munsi, uko Imana igize ndushoboza kuyikorera, tugiye tubona imbaraga z'Imana, tugiye tubona Imana idukoresha ibikomeye. Yesu ashimwe cyane. Tugiye tubona Imana idushyigikira mu murimo wayo, tugiye tubona Imana iri kumwe natwe yigaragaza. Hari ibintu Imana iri gukora. Oh haleluya. Hari ibintu Imana irimo guhindura, hari abantu Imana iri gukiza indwara, hari abantu Imana irimo kubohora, hari ibintu Imana iri gukora. Ntago dushidikanya ko Imana yaduhamagaye. Imana iri kumwe natwe, kandi iri kuvugana natwe ibikomeye, kandi iyo twizeye ni nyembaraga, kandi ni nyamaboko. Petero yararoba ijoro ryose, atera incundura biranga, kuko yavuye mu muhamagaro. Nanjye n'ubundi incundura naraziteye, ariko ntacyo nafashe, ariko mbonye ko ngomba guhagara mu muhamagaro Imana ishakamo, kugira ngo twagure ubwami bw'Imana, kandi tubwire abantu KRISTO ko ari umwami. Imana yacu nishimwe kandi habwa icyubahiro. Mu by'ukuri hari igihe Imana iguhamagara yeruye, ikaza ikavugana nawe. Ndabyibuka hari igihe nanjye kongera gutangira indi business, mu by'ukuri mfite amafaranga, ntabwo ari menshi cyane, ntabwo ari na make. Ndabyibuka ndi gushaka iseta hariya mu mujyi, ariko mbere kujya gushaka iseta, hari n'umuntu twari twavuganye ugomba kunshakira aho ngomba gukorera, ariko ndabanza ndibeta njya ahantu gatoya njya gusenga. Yesu ashimwe. Ndavuga reka ngende mbyereke Imana, ariko ahantu nagiye baba nahahuriye n'Imana. Haje umugore, ntabwo nzi ahantu yaturutse, arambwira ngo umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe, nta kindi naguhamagariye uretse kunkorera, ibindi byose bivemo. Nari maze igihe njya kuba telefone, njya kuri za YouTube, nshakisha imirimo nakora, mbese urumva icyerekezo nari ndimo. Burya ibintu byose tujyamo Imana ibitureba. Nshakisha ibintu ibyunguka, ibyateza umuntu imbere, nkamara nk'iminsi nk'ibiri ndi kuri Google, ndi ku bintu nk'ibyo. Imana irambwira ngo nibyo umazemo iminsi ushakisha, ntuzongere kubishakisha, naguhamagariye kunkorera, naguhamagariye umurimo wanjye. Urumva umuntu nahise ndagenda ndaryama, ibyo narimo byose ndabireka, kuko umudamu waturutse simuzi, n'uyu munsi ushaka no guhura nawe simumenye, ariko ibintu Imana yambwiriyeho nahise mvuga ngo nyamara birakwiye ko mpagara mu mugambi w'Imana, nkakorera Imana. Yesu ashimwe. Bene data, Imana iduhamagaye niyo kwizerwa, kandi yatangije umurimo muri twebwe, ni nayo izawusohoza. Yesu ashimwe. Kandi Imana iri kumwe natwe, iradushyigikiye kugira ngo twagure ubwami bwayo, kandi tuzane abantu b'Imana kuri KRISTO. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndashima Imana, nuzuye umunezero mwinshi, ko numva ndi mu gihe cyo kwakira gukorera Imana, ndi mu gihe cyo kwakira umuhamagaro. Incundura naraziteye ntacyo zangejejeho, ijoro ryose narateye ntacyo narobye. Yesu we, ariko ndashima KRISTO waduhamagaye akatugira abo kwizerwa, akatugabira umurimo. Ayo magambo ni Pawulo wayavuze, aravuga ngo ndashima KRISTO ko yangize wo kwizerwa akangabira umurimo. Bene data, Imana izadushoboza, kandi tuzakorera Imana, kandi tuzajyana iminyago. Ikintu kimwe cyanteye ubwoba, naravuze ngo mbese kuri wa munsi w'amateka, igihe Imana izabitubaza ibibazo, nzasubiza iki? Kandi Imana yarampamagariye kurikorera. Ese
ko ndimo kujya mu byerekezo byanjye nzabwira ikima bene data ngo mbibutse yuko buri muntu wese azabazwa. Hari ibibazo Imana izatubaza, ntabwo Imana izakubaza ibyo itaguhaye. Mana yacu nishimwe. Ntabwo Imana izakubaza ibyo itaguhaye, ariko icyo Imana yaguhaye izakikubaza. Ndavuga ngo mbese ko Imana yamamagaye nkaba ntari kuyikorera, nkaba ntari guhagarara neza mu muhamagaro wayo, ngo Imana isohoze umugambi wayo, kuri wa munsi nzavuga iki? Icyo kintu cyanteye ubwoba, mfata decision, ndiyemeza ndavuga ngo ugiye gukorera Imana. Ni nayo mpamvu mbona hafunguwe iyi TV, Victory House TV. Tugomba guhagarara mu butsinzi. Haleluya. Tugomba guhagarara mu butsinzi, tukavuga imbaraga z'Imana, tukavuga gukomera kw'Imana. Yesu ahamagara abigishwa be, yababwiye ibintu bitatu. Arababwira ngo mubane nanjye. Yesu ashimwe cyane. Arangije arababwira ngo nimugende muvuge ubutumwa. Mana yacu nishimwe. Arangije arababwira ngo mbahaye ubutware n'ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Yesu yarababwira ngo nzabana namwe. Mubane nanjye. Nicyo jambo rya mbere Yesu yabwiye abigishwa be. Icyo twifuza cyambere cyangwa dukeneho cyambere nuko tubana na Yesu. Iyo tubanye na Yesu dusa nawe. Iyo tubanye na Yesu tugenda nkawe. Iyo tubanye na Yesu tuvuga nkawe. Imana yacu nishimwe kandi habwa icubahiro. Iyo tubanye na Yesu, haleluya. Otaya zene sire bini vodotai. Yesu taketrerebo. Yabwiye ngo mubane nanjye. Mana ishimwe. Ajaba ngo ngaho ni mugende. Muvuge ubutumwa. Haleluya. Muzana abantu kuri njyewe. Mana ishimwe. Ajaba ati rero mbahaye n'ubutware. Yemwe nshuti z'umusaraba. Yemwe muhetse isanduka y'Uwiteka. Ab'Imana yahamagaye. Yesu yaduhaye ubutware. Iby'isi ntabwo bigomba kutugiraho ubutware, ahubwo Imana yaduhaye ubutware bwo gukandagira no gukubita imbaraga zose z'umwanzi. Yesu yaduhaye ubutware bwo gusenya ubutware bw'abadayimoni. Yesu yaduhaye ubutware bwo kubika no kumenagura imbaraga z'umwijima. Ora takrereberesire. Ubutware twahawe nibwo bugomba kuzana umucyo mw'isi. Ubutware twahawe nibwo abantu bagomba kubohoka bakamenya Imana. Ubutware twahawe tugomba kubuhagararamo. Yemwe abapasiteri bavuga butumwa, bakozi b'Imana Imana ahamagaye, muhagare mu butware bw'Imana dukorera Imana. Yaduhamagaye niyo kwizera. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dufite Imana yaduhamagaye izadukoresha iby'ubutware. Imana yagiye dukoresha ibintu. Ahari nyango simbizi. Ushaka kuvuga utari nyango ashaka kuba hari n'ibintu birwanya umuntu hari ntawamenye. Ariko ubuti Imana yagiye dukoresha ko dukwiye kwemera ko Imana duhamagaye. Kandi ko hari imbohe zigomba kubohoka, zikava mu mwijima mu butware bwa Satani, abantu bakinjira mu mucyo w'Imana. Yesu ashimwe. Bene data ndabashimiye aho muri hose, kandi mbashishikariza kujya mukurikira iyi channel uyu murongo Imana ishyizeho, kuko tuzagira ibihe byiza. Tuzagira ibihe byiza byo kuganira ijambo ry'Imana, tuzagira ibihe byiza byo gusenga, tuzagira ibihe by'ubuhamya. Ariko nzi neza yuko Imana izabana natwe. Imana izatugirira neza. Haleluya. Imana iri gukora. Ntago nje kuri iyi kamera kuvuga iby'Imana iri kunkoresha cyangwa se uburyo Imana iri gukorana nanjye, ariko mbabwire Imana iri gukora. Imana iri gukora nkabibonesha amaso. Imana iri kubohora abantu. Imana iri gukiza abantu indwara zikomeye. Imana iri kugaragaza amaboko yayo. Ora taya benesiregre. Mubane natwe kuri uyu murongo wivuga butumwa. Mubane natwe kuri iyi TV. Imana izaduhana umugisha kandi Imana izabohora byinshi. Imana izakora ibikomeye ku bw'icyubahiro cyayo. Ndabashimiye rero ko mubashe kunkurikira. Ndabashimira ko mubanye nanjye. Ubutaha tuzagaruka tuganira ku ijambo ry'Imana. Kandi Imana izakora, kuko ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ni Imana yihagije. Iyo yemereye gusa iguhamagaye iragukoresha. Iyo yaguhamagaye igutuma hirya no hino kugira ngo abantu b'Imana bamenye imbaraga zayo. Ndabashimiye rero aho muri hose, kandi mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza kugubwa neza,
mbifurije umugisha w'Imana. Mwakire ubutsinzi. Iyi channel yitwa Victory House TV. Tugiye gukora mu butsinzi bw'umusaraba, tugiye gukoresha mu butsinzi bw'amaraso ya Yesu Kristo, kandi Imana izabohora ubwako bwayo, Imana izagira neza abo yaremye, kuko ari umugambi wayo ifite. Tugiye gusenga Imana rero, dusoza ubutaha tuzagaruka tuganira ku ijambo ry'Imana, kandi Imana izagenda ikora uko ishaka, kuko irashaka gukora byinshi bitandukanye kugira ngo abantu bamenye ko Imana iriho kandi ari Imana y'imbaraga. Mana nziza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kuko uri Imana nziza, uriho umunyembaraga kandi uri umunyamaboko. Hahirwa abakwizera bakakwiringira, ahirwa bagukurikiye, ahirwa bakwizeye mwami w'abantu. Aya masaha ndacyagushima kandi ndacyaguhimbaza kubw'uyu murongo ufunguye wivuga butumwa, umurongo wo kwamamaza ubutumwa bwa Kristo, umurongo wo kwamamaza imbaraga z'umusaraba, umurongo wo kwamamaza ko Kristo ari umwami, Yesu ni umwami, Yesu ni umwami, kandi isi yose izabimenya ko Yesu ari umwami. Haleluya. Mana ndagushimye, komeza kumpa imbaraga kandi ukomeje kunkoresha iby'ubutwari, ndetse n'abazumva ijambo ryawe Mana, Uwiteka rizabahindure kandi izagende irekejejwe n'imirimo n'ibitangaza. Ndagushimye kuko uri Imana, ukomeze wigaragaze mu gihugu cyacu, ukomeze wigaragaze mu banyarwanda, ukomeze uzane ububyutse mu bantu bawe Mana, ukomeze ureme, ukore, ugaragaze ubushobozi bwawe kuko uri Imana. Turi abanyarwanda ufiteho umugambi, turi abanyarwanda ukunda, turi abanyarwanda uzi. Mana nziza, komeze kutwitaho, n'abazadukurikira bose bari mu migabane y'isi uzabaha umugisha, uzabagenderere, uzababohore, bazabone kugira neza kwawe Mana. Mana ndagushimye, Mana ndaguhimbaje, komeza wigaragaze, amaboko yawe abantu bayabone, imbaraga z'abantu bazibone, icyubahiro cyawe gitwikira isi yose. Ibitavuga Imana bijye bicecekera imbere yawe, ibitavuga Imana byose bijye biteshwa agaciro, ahubwo icyubahiro cyawe Mana kijye kigaragara mu isi, kijye kigaragara ku bantu waremye, mu izina rya Yesu. Ubutware bw'abadayimoni bwose ndabuburizamo, ndakubita ndubika imyuka yose yabikorera muri gihugu cyacu, yabikorera mu isi. Mpagaze muri autorite, mu butware bwawe Mana, cecekesheje izo mbaraga. Icubahiro cyawe nikigera ku bantu bawe, abantu nibakumenye, bakubararire kandi bagupfukamire kuko ari wowe Mana. Urakoze, ndagushimiye, urakoze kugize neza, urakoze ukomeje kutwigaragariza, kandi umurimo ni wawe, uzawusohoza kandi uzakora iby'ubutware kuko uri Imana nziza. Urakarama, ugize neza kubanye natwe kandi utugiriye neza, kandi mu bihe biri imbere uzakomeza ubane natwe. Tubyambaje dushima twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze Yesu, amen, amen. Shalom, shalom. Naho ubutaha tuzaganira ku ijambo ry'Imana, kandi Imana izakora ibikomeye. Tuzajya dusengera abarwayi cyane kuko ni umuhamagaro. Yesu ashimwe cyane. Umuhamagaro Imana impamagarimo gusengera abarwayi, kuko mbonye Imana ikora ibintu byinshi ku bantu. Mbonye Imana ikiza abantu indwara zikomeye zananiranye, mbonye Imana ikora. Yesu ashimwe. Tuzagira igihe cyo gusengera abarwayi cyane, ijambo ry'Imana, gusenga, ubuhamya, kandi ibyo byose bizatwubaka, hari aho bizadukura naho bizatugeza. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana ibaha umugisha aho muri hose kandi bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo Yesu, amen, amen.